rero wa muhungu wanyu Otana mubagaruriye kugira ngo ngera dutemo injyana mwarayikunze ya mbere mwabitubwiye muri comment, none hanga rero ndamuzanye kugira ngo ngera dutemo akandi kagoma gashyashya tujye kujya tumugerageza buri munsi kugeza ubwo bizarangira mwese mwemeye tubone gutangira kuzamura impano yiwe. None hanga rero twongeye kumugeraho aho tumusanze ni mu Kiyovu cy'abakire, ariko barahiherereye kandi wenyine arimo yandika imirongo. Ndagira ngo uyu mwanya twongeye tumwake tumuhikaze, tuguhaye ikaze kuri Professeur Cyucyu official. Ni karibu. Ndishimye cyane. Mbo ariko hagatanga kuki ukunda kuba wiyicariye hano no kubera iki? Je nkunda kuba nicaye ahantu hatuje cyane, ndimo ndamedita nyine, genda kiri ibintu byanjye, umuziki wanjye ku murongo, mba ndi kwita ku muziki wanjye nyine tu. Uri kwita ku muziki wawe? Kuki ukunda kwandika wenyine? No kugira ngo atagira ugusakuriza kuforosa cyangwa no ukunda gukora ibintu byawe bucece? Ya kwandika nyine biramfasha cyane kubera ko ibintu mba ndandika nyine akenshi na kenshi binsaba gutekereza cyane. Sample mba narakundanye n'abakobwa school, genda nandika ngende cya. Okay. Ndagira ngo dutema kugoma kabe gashyashya kandi twumva ko imirongo yifashe. Ya urabizi ndagukunda kana k'igikondo kubwiza uri mu ryerye, nge nawe nimo nanjye abasore bagushaka bameze nk'amavenge, be buryo uri menge nge mbarusha n'ubwenge namani. Ya ko numva ifite gasampo gatoya, ntago icyo ni igice kimwe cyangwa sirakomeza. Kenshi tuzi ko igice cya hip hop kenshi na kenshi gishobora kuba gifata amasegonda 30, 40 ndetse n'igifata n'umunota. Gishobora kuba cyafata nk'umunota ako nka gutya ubu nsanze aha ngaha mba ndi kwandika nyine, ubwo mise nkubitira akantu ndimo ndandika, nago ndaga tegura neza fresh, twara neza fresh, ndaga ndacyakusanya nyine ngenda nongeramo utuntu tw'uturongo. Ufite iyihe ntego muri uruganda rw'umuziki? Ntego mfite se mani, ntego mfite ubundi ngiye no gukora cyane. Ubundi nkuko wabyumvishije nakubwiye ko amazina yanjye nitwa Wota. Urabizi ko ubundi Wota bisobanuye amazi. Amazi uburya arakomeza akagenda, ntago agira ahantu hagararira. Nanjye mfite gahunda yo kuzakomeza nkagenda, nanjye ubu ntago nzahagararira kabisa. Erega turi kugenda tumenya abaraperi benshi kugenda bazamuka, abo ngabo ba Rwabugiri ba Stone G bari kugenda badutamo umunsi kundi, kandi bagiye bafite impano nziza kandi zigaragara. Wowe urumva uzanye iki muri uyu muziki? Je ikintu nzanye muri uyu muziki, jewe ikintu nzanye style yanjye nukurapa ibintu mani, ibintu ndapana kurapa ibintu byagiye byambayeho nawe byakubayeho na runaka byamubayeho hagati y'amarangamutima ya nibyo ngibyo. Mbese uzanye ubuzima muri hip hop? Ubuzima muri hip hop. Okay, icyo twakubwira ni courage, nimba ufite uburyo ibintu byawe bikoramo, ufite twatuntu twari tutumanyera uzanye muri ibi bintu, kandi urabizi ko muri uyu muziki ubu ngubu muri industry no guhangana, mbese no guhangana kugira ngo urebe icyo urusha abandi cyangwa se uzane icyo twakita nk'itandukanye hagati yawe n'abandi, nicyo kintu gishobora kuba cyagufasha. Niba uzanye style nziza bizaba byiza ko bizakunda, ndetse cyane cyane gusa sinzi impamvu wahisemo hip hop. Wahisemo hip hop ugerageza kurimba hip hop ndetse na drill, injyana yawe uzakora ni iyi? Injyana yanjye uzakora mwana, injyana yanjye ubundi ngiye ukuntu nzakora n'ubundi abakoze imbere yanjye nta kintu nzahinduraho, nzakomeza nkore hip hop gusa. Ikintu nzahinduraho hako hari n'abandi babitangiye, gusa ngewe nshaka kuzakora cyane nyine ku buryo ngenza nzabarusha ubundi niko navuga. Okay, so utaurakoze cyane rero tuzasubira. WhatsApp.